kurikira unarebe dutangiye inkuru yacu y'urukundo. Hari abarimo barafiringa naca mu rukundo disi. Ubona rwose umusore disi yaguyemo n'umukobwa yaguyemo. Barakwereka hano hari umusore wazaga mu nzira ari kugenda yivugisha atari se umukunzi wanjye kuki adafata telefoni. Mu gukebuka hano asanga umukunzi we disi ari kumwe n'undi murara disi bari gusomagurana. Umuhungu rwose ari kurya iminwa umukobwa, n'umukobwa rwose ubona byamushimishije, kumbi biramutungura cyane. Turiya si we sheri wanjye, atari ku nyagasani ndebera kuntu ibi bintu rwose ntari nzi ko biba kundi aba mbeshya. Hano rwose umusore ahita avuga ati reka muhamagare, noneho nimara kumuhamagara ndebe uburyo ari buze kubyitwaramo, ntabwo ari bumenye ko namubonye. Hano ahita yandika nimero ziwe agahita amuhamagara ati sasa ngiye kumusuzuma ndebe rwose umukobwa nanjye dukundana. Hano rwose muri kwa gufiringa naca mu rukundo disi n'undi musore aba yafashe agatinyuka agaca inyuma umukunzi we, telefone ihita isona. Muri kwa gusona nta kindi kiba, umusore atamubwira ati ariko sheri bati nk'uwo muntu rwose aba atubangamiye aba ashaka iki, atariko se reka ndebe uwo muntu ngo ninde atuje amahoro. Muri kwa kureba asanga ari umugabo we disi, asanga ari umugabo we uri kumuhamagara. Nabona abagore nk'aba ngaba baracyabaho, abagore baca inyuma abagabo babo bakajya kundana n'udusoresore sinzi impamvu. Hano rwose hari abasoresore nabo bigize abapfubuzi ku ngufu. Muri makenya uno musore nawe abakundana rwose n'umukobwa cyangwa se umumama cyangwa se umugore ariko abatarabyara ariko umugore utari wiwe. Ati baby timukupe rwose twigire mu byacu. Hano rwose umusore atamubwira ati baby tinakure nahaze, ati ongera unyongere. Hano umusore biramubaza kavuga ati ariko mana mbega umukunzi, mbega umugore wanjye ibintu akora. Disi umusore hano arababara cyane agahita avuga ati nta yandi mahitamo, reka nigire nk'utabibonye nisubirira inyuma. Gusa buriya biri buze gusoza nanjye ari buze kunyonera cyangwa se aze kongera kumamagara. Atari kuwa gasore we ati nawe hari tuzabonana. Rwose umusore rwose hano ubona agiye no gutamarira cyane, aravuga ati nta ribi buriya koko akatabuze mu rutoki nta mashara. Umukunzi nakunze nkaho ibyanjye byose nahaye umutima wanjye wose, sanze bari kumurira ku muhanda ariko nta kundi. Ese kuri no si ni bangahe bakihanganira kino kintu? Kino rwose ni igikorwa cy'ubutwari uno musore abakoze. Barakwereka hano wa mukobwa aza guhamagara wa musore disi yamubonye kugira ngo amubwire ko yamushatse akaba yamubuze, yasanze yamuhamagaye kumbi umusore yari yamugutse. Hano umusore atamubwira ati okay atumeze ute se amakuru umukobwa mwiza, ati rwose nabonye wamamagaye ariko si wambona, ati I love you sheri ndagukunda, ati rwose ahubwo duhure ndikumva ashaka kubonana nawe, ati rwose kano kanya, ati ariko nawe ibintu ukarakazwe n'ubusa, ati kubona nagiye mu nama ahantu mahugurwa nkakubura ibyo cyatuma rwose undakarira gutyo. Ati baby ati ntari biti rwose ndikumva nta cyatuma nkurakarira, ati ndaje ahubwo duhure ndikumva ashaka kukureba mukunzi, mukundwa wanjye nkunda kandi muza ku mutima ndashaka kukureba. Ati sheri ati ntari binanjye banguka rwose ndikumva nifuje kuguhobera rwose, ndashaka kuguhobera nkakugwa mu bituza rwose nkakumara ibicuro byose umaranye. Sibwo mugabo mwiza wanjye w'ejo hazaza unyumviye nta manyanga y'abakobwa hano. Kumbi yari ari kumwe na mugenzi we ari kumusomagura bari gukora rwose ibitabuho. Uno musore aza kubabona ariko umusore wagize nk'utabibonye sinzi ngo ese agamije iki. Kurikira filimi uyirebe kandi igeze ku musozo uraza gukuramo inyisho ikomeye hano. Nawe niba uri umwe ukunda umeze nkaho winginga shiri wawe, niba ujya umuhamagara ugasanga ari kuvugana n'abandi jya umenya ko atari wenyine rwose mwaba mukundana. Kandi shiri wawe n'umupropoza ukabona ntabwo bikunda jya wihangana ugahita urakara, ahubwo jya umenya ngo ni iki cyabiteye. Hano wa musore bahita baza guhura n'umukobwa, umukobwa aza yirukanka ajya gusamarira shiri kuko yamubwiye ngo ashaka kumuhobera, akaza rwose yagize amaboko ati shiri tingwamo disi. Umuhungu atamubwira ati igira we umuko igira genda nawe ntaho nkuzi, igira rwose ndi kubona nta hantu nkuzi habe ntatonya. Ati ariko se baby unyibagiwe kano kanya, mukundwa ningiye Kariza sinzi impamvu utari kumbona, ninjye woguje abantu bose. Ati ariko sheri nawe upanika ibintu,
ati kubera iki usigaye upanika ibintu mukundwa nkunda kandi nkundwakaza, ni ukubera iki usigaye upanika ibintu? Ati rwose najya nkubwire ko njyewe uwo mugabo nyine nari mvaga nameze neza, nari nsohotse hanze mvuye muri ofisi yanjye, ati ariko gerageza kunyumva nanjye ntabwo ari njyewe. Ati rwose kuba nagufashe ntabwo byatuma ndakarira. Ati rwose baby ko nkukunda kandi uzi ko nta wundi nkunda, ni ukubera iki uhora umbabaza? buri gihe nshatse kukuganiza neza uhita umera nk'umuntu wandakariye, kumbi ntabwo azi ko uno musore yasanze ibyo umukobwa akora arimo arabikora. Ati okay, ati se baby basi wariye? Ati ndi kumva njye nta muntu twari turi kumwe. Umusore amubaje ati ese ninde mwari muri kumwe? Ati baby njye nta muntu twari turi kumwe. Umva kubeshya kandi ikinyoma kigaragara. Umusore yamwiboneye n'amaso yiwe, none atangiye kumubwira ati huko uriya umuntu ndikuma twari turi kumwe ni umukobwa w'inshuti yanjye dukorana mu rwose mu kazi, nta wundi muntu twese tubona no munsi. Umva amanyanga. Hana umusore atamubwira ati muko, ati sinari nzi ko ubeshya, buriya niba ari ikosa nakoze ikosa rimwe gusa, kuba naragukunze ntarabanje kwita ngo nkurebe, na iryo kosa ndaryicuza. Gusa reka nkubwire akantu sikakubabaze, bitewe n'icyo nabonye. Nakubonye uri kumwe n'umusore muri gusomana munsi y'igiti, burya naguhamagaraga nari ndimo ndakureba. Rero ngiye kukubwira kano kantu kumvisha amatwi yawe. Mu buzima bwawe niba wajya gutekereza, gerageza unsibe ntuzongere kuntekereza, kuko njye nawe ntaho duhuriye. Genda usomane, nakubwira iki gusa igihe uzabihagira wumva bihaze uzagaruke. Ati rwose ndakwinginze ho kumva imbere nigendere. Abasore baba bazi gufata imyanzuro ni nk'aba ngaba, nta kujya guteta. Ariko nanjye mbonye ibintu nka biriya ntabwo nabyihanganira. uri umukunzi wanjye, nta na rimwe rwose njye nabyihanganira. Umukobwa agerageza kwegera umusore akamusaba imbabazi, ati mukundwa nkunda kandi nkundwakaza, rwose muzigabo mwiza, umusore uruta abandi bose, ndakwinginze mbabarira. Nta mbabazi nshaka, nta nubwo ushaka kuguha imbabazi, nta n'imbabazi ntanga. Imbabazi ni Imana yonyine zitanga, ariko izakubabarira zo sinakubona, sinazibona rwose. Imbabazi zakubarira nta naho nazikura, ntabwo bibaho rwose ibintu nabonye. Ese noneho ko wari ku muhanda da, reka nshime ko wari ku muhanda, noneho mbwira iyo waza kuba ari mu nzu mwari kuba mumeze gute? Mwari muzi ko sindane kubabona? Adoke umukobwa hano ahita yifumbura akirakaza ku musore, agahita amubwira adoke niba wanze kumva ntaribi reka nigendere. Ati ntaribi rwose ntacyo bitwaye. Hano umusore agatubwira ati tumuka n'ubundi aho kugira ngo mpore mbabara kubera wowe, nashaka ubundi buzima. Buriya namwe reka nkugire inama ya nyuma, nubona umukunzi ukunda atagukunda, gerageza umuhe amahoro.